Guys, nababwiye tu amatsiko mfite n'ay'ikimbazo. Hepfo y'iki kiraro muri kure hakubereye imvubu ya danje iri kuzamuka, ndi kwibaza nimba aya mazi ari kumanuka ukunguku bave mu nzira mani. Bari abana buriya si yabasimbukirara. Mfite ubwoba nanjye atari njyewe kabisa. Reka nirebere gusa umva. Ndabona leta nsimbuka rimwe. Ndabona guye gasozi. Ndetse ndi mu mazi ntayo katamo se reka ahubwo nyeye ikibazo mfite ahantu aya mazi ari kumanuka ukunguku iri buyacemo iyazamuke. Niyo matsiko mfite yo kureba ukuntu igiye guca muri aya mazi kabisa. Reba ukuntu ariko amazi ari kumanuka yiwana ahantu subo abantu batuye aha hantu nabo barakize tukuhora bibonera imvubu. Guys, barabana ahubwo ngiye mfite ubwoba kira barya. Ahubwo ngiye ndi hasi ngiye wirahera. Gusa reka ndebe dore abantu ngabo hejuru bari kwirebera imvubu. Gusa ngiye amatsiko mfite ntago ari yo kureba imvubu, ahubwo ayo mfite nayo ukuntu iri buzamuka aya mazi kayapeza. Reba uriya mwana ariko uriya mwana ari mu bikira. Gusa reka ndebe ewana mfite ubwoba pe, mfite ubwoba mfite ubwoba ewana abantu nawe muri kumva kabisa. Reka ndebe aya mazi ari kumanuka ukunguku. Rega abantu batuye ahangaha rero, abantu baba bari ahangaha ntabwo babagira pe, ndi kwibonera ibintu ndi kubona ntabwo mbizi. Ngereka nirebere nimba imvubu koko iri buce muri aya mazi ari gutemba ukunguku, susi yayitembana. Mfite amatsiko amwe atabaho ahubwo. Reka dutegereze turebe si imvubu mana yanjye ahubwo siracamo ukuntu kingana. Dore ngaba abantu bari kureba kabisa. Reka ndebe nk'abantu bari hano inyuma rero, ariko menya hari tani jya hari simbizi kubera abantu ari benshi. Reka negereze ndebe nimba azamuka ubwo abana, ariko ndi kuvuga bariya njyewe ndi hano ndikura kwiheraho. Reka mbe nisubiriye inyuma ho gatoya itanyifatira. Igeze kanegereze ndebe cyari kanzamuka yari hejuru, ariko se nincika natayirebye ukuntu izamutse muri aya mazi, ariko ntago yacamo pe, ntago yacamo simbizi wana. Birakaze birakomeye tu umeze ndebe wana iraca ahubwo ngiye mba abantu mara yanjye kabisa. Ibintu ni wanetu mwese mwari mumeze utemare. Reka twirebera imvubu kabisa. Igeze iri kuzamuka. Mbonye amazi yikubise yagize ngo niyicurutse imbere yanjye. Mbega ubwoba si ubwoba sibaza abantu tu ariko kabukira ubwoba ibaze ndiye mana yanjye ntaba ndi kuvuga iki. Bura abantu nabo barahanga bafite ubwoba tu, ariko nanjye ubwoba ndabufite, ariko uzi ukuntu kingana nta muntu utagira ubwoba wana. Ubwo se utagize ubwoba waba umeze ute? Sinzi ukuntu waba umeze kabisa. Bwana burirutse. Reka turebe izwe amazi ari kwikubita nkiruka umutima ugasimbuka. Ishobora no kumfata pe, ishobora no kumfata tu ngo ndi muri ibi ngibi. Reka nigende, reka njyara hejuru itarindi namfata ngo ndi gufata video. Gusa kino kivubu mana yanjye nizamukira hejuru tu, reka nizamukira